ubwo nukuvuga ngo nishi byiburira ibaye nusubira subiza amafaranga yanjye ariko ibintu nagiye nkubwira nta guhembwa mise nagiyeho iba yabaye mahwe Maroko komera Patrice komera watwa ugenda ureba ibintu byawe uriyo ngenda nanjye unsigaye genda nk'ipusi uriyo ngenda ntumve ko winjiye umuntu bandi kugenda ndeba kwibena wagize ngo sibiri n'ibyakazi mani kugenda ndeba iduka rigenda ryuzura ndabona mu minsi iri imbere tutazahora naho tunyuze urushinge bekareka urabona bitaranze byakomaye nzane amafaranga rwose utagira ngo rwose amafaranga nari nyazanye ariko ni vuba ahubwo nanimvuze nti reka nze umutima noneho tuzabihurizemo hamwe kubera ko muze hari hafi kunyohereza amafaranga humura rwose humura pe ubonye bitanangira kwishima none ngana amafaranga zanjye ariko si ubwo urareba ukabona Patricia umugore ukishijwe uzi Yesu wamenye Yesu ndi umugore wakwambura koko ubujye nakwambura iduka ryanjye ryose uri mari wawe nzaza gusa none se reka nkubaze ngiye ninjya kurangura nzagenda mvuge ngo ni Patricia ubifite ariko urantera hejuru kumugabo hari ariko ubwo ntabwo uzi ko umugabo wanjye ari hanze ko amadolari aza akameneka vuba ubu koko ahubwo umva nagira ngo mufite umuceri gusa ahubwo uziho uwo nguwo ni kuyo ndanguza n'ubu ndashaka agafuka ndashaka agafuka ubwo ahubwo rwazana agakahita ukongeraho haha urabanza yishyura ya mbere ubu jyewe urabona nakwambura ariko kuki ushaka kunyitiranya na ba nyesi n'abandi nkabo jyewe ubona agenda ikintu ndi gushaka kukubwira ariko rwose reka nkubwire iyo nje nkugana nuko mbashaka ko nawe utera imbere urumva ubu se ko ntagiye kwatagira cyangwa ngo ngenda njye kwa bishokora cyangwa ngenda njye hehe nuko amafaranga nshaka kuzayazanira rimwe nyine nk'umuntu wanjye n'iduka rikuza ndagihina banza unyumve ndakumva ibisi 80 mfite 80 rega none se jye nakubwiye nta mafaranga ngaza na API ubiseze hano hanyuma 80 urabona ayo mafaranga kugira ngo uyakorere imyaka 10 wabuyabonye ariko ubu ndakwambura uwo ongeraho aho ngaho uba ari umunsi umwe iminsi itajya no ku kiganza kimwe inzuki z'ikiganza kimwe jewe aho ntese ntuhaze ugeze ku itariki 25 wahere ku itariki 5 wahere ku itariki 5 mbwira ngo ndayazana mu gitondo mu gitondo ntabwo haragera oya waretse kuntera hejuru kuba umugabo wanjye hari aho yagiye gushaka amafaranga none se ubu ngubu amafaranga ko ariko kwakunda bava hanze hari inzira banza kunyuramo reba igihugu arimo bizarenga ibihugu 32 ubwo se amafaranga urumva nayo yatugera hadatinze wowe nyandika wowe nyizeye abakire ngo nibo bambu reba ibirufite njyaka kankize kumunzana agapaki kamajyane kandushibira kubera iki ntago ndya ahubwo ngenda bitangira ibyo bintu nibi uraza ugatwara ibyo ntakari byose ukabitwara uharetse kumbwira nkaho ndi umuntu wananiranye gutangire kundira je nakubwiye ngo amafaranga ariko genda azana amafaranga kandi nzakugura n'akantu ahubwo umva iyo somye kare akantu wowe nyine ubizi umwana n'agapira musaho gutangire wandike andika ndashaka umuceri uri kuri kaburimbo hasi kandi muzamvemo oya kwiguha ndayiguha ariko neza dore kugira amagambo nawe mwiyana wumvise kado iyi ni ji wumvise iyi ni ji akwagira ngo shabuze ataje urabona ngere cyuma na eki wahinze hese urangwangewe nangako ariko wampumbuye ko mbona ushaka kuzanyurira uko ari wanjye cyane umva ari wawe uri cyuma nayo nigire swinginge kuki cyawe se nakubwiye ngo uwo munwa wawe amirya desa ariko ubese iri nangana iri aka ntayo nyeneye kigijana se ngiye nitatugira ako kujuze fata indazi ubundi se nguciye na Patrice ibyo ari indazi ryitwa ceceka uwo munwa wawe nakubwiye
nakubwiye ko nzawurohamo umuriro Ngiye nakubwira ko nakekete. ibi ngibi ubonye ubifata nkaho nta byabaye nko karata bro gukomeza arata wandi none ugira ikibazo kanagupfundurire kandi dore jiji ko yanze Iyo jiso twari kuyipfunduza umuzungumye. ubundi ibintu bubu ariko se nzarugura iki kuzu gatwara ibintu mwishire kandi ariko andika ji kondisi wandike ji akubwiye ko nzajya kuri umusiga ngambira ibyo ugiye gutwara andika ji urumva umuceri ibiro 25 ngira rero nshaka bya bikini utazanavuga ngo ji andika ji urumva hindukiza icupa ndi kujya gusoma primus kandi ngiye kaje ji n'umuceri ibiro 25 ese nta zahabu yayindi ya litiro 3 y'amavuta kigaranye uratwara litiro 3 nyine matubiri nta kibazo matubiri se kuryeje ariko ibyo birakureba mpereza aho ngaho bayanyanzike Mukarito ya biscuit. kimwe no gusakisha urugo rwanjye atirisi wajyoniye reka njyana tubiri azizira mpereza ufite isabune iyi ngiyi iriya nimero cyangwa nitembe ndabera ko niko dede makuru iyo ngiyo niba yumye ariko se karakoje ko makoko hejuru aka Ubwo busura buzana mu rugo nakubwiye ngo ntabwo ugenda ngusabisha Harugo n'urw'abatinde kubujuza n'ubugusoza n'iki. nakubwiye ngo singusabisha ni wowe wishyura cyane igihe wishyura atirisi ariko Patricia yawe ibihumbi 100 biruzu mereza kuri kariya tomato paste iriya ya gold gold iyo ngiyo wowe andika mereza ese abyezo ntabwo zigira agashumi wenda shaka iyo ngiyo nabonye ndayikora adutanga wowe andika tu se ya Patrice nta n'umukobwa ufite weza ngo n'uyabura uzamumpe bihurire mereza amakaroni hariya aya ntabwo amatosi cyane amanini arayo hejuru amanini amatosi yatubuka buriya amakaroni mato Ntabwo hikarita. nakubaza niyo tubuka cyangwa aya Patrice twara yanga yarekeye ijana n'ibihumbi 8 ji umuceri isabune hariho n'amavuta reka cyane kandi urasigara ubiteranye ntunyongere ibintu byaje abacuruzi ngo hano tubikoze byari ibihumbi 50 wowe urasigara ubiteranya wowe ibihumbi 100 n'ibihumbi 8 wowe wigira ikibazo nubona kuyazana bidashobotse uzashaka umukobwa mumbe bihurire mu Uravuga ngo mabuga ndafite umukobwa nawe ari umukobwa cyane uko umuntu muri izi ndi umukobwa wawe wamuswa we urabona uratangana na mama zana ngo amavuta ndatwara ikorere gira hano ibindi ndabitwara banza wikorere imbere ya byose rero ibindi ndabizana rero nta n'uko umupfunyikiye yakira pereza nzagupfunyikira nugaruka ubwo naho icyo gihe rero ubwo ndagutegereje muyahumura ariko ntuzanebe nzibwiriza nta kibazo badufitira byawe bitori si kuvuga nabi bite se kumbona kuri n'agakote sera ubwo rero wasanga uvuye kugura ibindi bibanza komena muraho neza mbona mwikoreye iduka bite reka ntabwo ari iduka da ari mvuye gushaka ibiryo by'abana nyine ndavantiye kamfata agaceri n'utu ngutu turi kureba mwebwe se amakuru ibi bigiye iwanyu amakuru nasanzwe se kubimpaye we ntabwo ari kubitwara
ndumva narakira Ni amahoro rero. ndabona Aki. twese twakigendeye mujyahise ahubwo tura Ngo iki? tura Gutese. Tugiye mu rugo niba ushaka kurya. Patrice urumva nta kibazo ufiteho Ndabizirikana n'ukuri kw'Imana. urahi use kwa murokore urishyura tishyura se twafata ibintu tutishyuye ubu murishyuye turishyuye aho rembura busami urakubona urya ntubuzi iyo byavuye n'ukuntu biza Nakubeshye ntabwo twishyushye. Ntegereje muzehe nyine kugira ngo anyohereze bya bintu mfite nk'uko yayandi. ese ubu Patrice reka nkubaze ikibazo kimwe ubu wagakwiye kuva mu iduka ukajya mu rindi urashaka kuzaba iciro ry'umugani kuri uyu musozi ubu nta nubwo wafata ibintu ahantu hamwe basi nunambura wambure menshi. Nagize isoni pe. Nagize isoni narebye amafaranga amaze kukugeramo kandi nawe mba mbizi ko ukeneye kurangura. Ndavuga noneho kugira ngo nkomeze ngucumuze reka ndebe nyine ko nakwifashisha n'abandi baturanye nyine murokore nawe aranyizera nyine ubu ngubu niyo mpamvu nkeneye kurangura murokore rero niwe ubisarura iwawe wabo beza imiceri n'amakaroni n'amavuta tega mu rugo urumva ako Patrice reka nkubwire nge nkugira inama nubwo mba mbona undusha ubukuru ariko sinzi ukuntu utekereza nk'ubu amafaranga undimo ndayazi pe ni menshi pe tagi nukuri nuko ari wowe inshuti y'umuryango arunda baranjyanye no mu buyobozi rwose ariko mbabarira wihangane ikibazo nakomeje kugira ni muzehe mumeze mutese komeranye ko mwaremereje mu muhanda mwaremereje narimbaciyemo ndi kumwe meze neza se oya se none wavuye hera yewe narimbuye hariya hirya kwa ntuzo kwa Samson umugabo wawe ari yose wamusizeyo hano ramutse ngenda mu gitondo yavuga ko hari akazi ari bugende wamushakaga yewe muri mu biki se ko muri mu muhanda ariko nyine Patrice reka ibi bintu reka ntobore kuko burya ngo gakariho karavugwa Patrice urakabije Patrice uri ko na nyinshi nguyo twagize umusazi ngo ni umurokore ariko ibintu byo ni kuri gahunda anyinshi ngandi n'ibihumbi 5 gusa Patrice andi n'ibihumbi 5 byonyine aho se niba ngo nteza abantu koko tagi niba nari kopesha amafaranga kwa yazishyura nabi ndorera Patrice uyu nguyu ntuzi by'umugabo we Patricia araje afasha imiceri araje afasha ibiki wanje araje dore none sinzi niba siganwa n'amayoga aherutse kuza afata izina rya Yesu ati kajina rya Yesu kiza kubitwara ufite ikibazo kihe bundi wowe ahinduye iduka nyine abonye mpombye agiye ahandi dore arahombeshejwe n'abagore no kuvuga ngo iwanje ni mwideni urumva kugira amagambo menshi uburetse nyiri niko ariko urumva iwanje ni mwideni agiye kujya yishyura kwa murokore haje nanjye mpisha rata ibibazo ndimo ntubizi muzehe yaragiye muzehe telefone ntigicamo urumva kugeza kuri umunota ariko izacamo wenda namarezo noneho nakubesha kwa tagiri nafashe y'ibintu ariko nzahamwishyura none narimvuye kwa murokore ndabaneka mfate utundi nanze gusubiraho kugira ngo adahomba none atangiye no kuvuga ngo ngewe inzoga wahetse kuneza badusengana tagi uyu muhungu wawe se niba azi ngo ndabizi si uza kuzitwara ntabwo wamutumye ureka mbwire Patrice aha ni mu nzira ni mu muhanda ubusinzi ubundi kopesheje Patrice nge bari byiye komera shoko dore ba murokore yararimo kuvuga ese iriya tajeri kutaza kwitera muri ya musuma rona bizagenda bite gusa wa mugani waje kuzana imyondo se ko nanjye nari nawe dore ugiye kumbira n'abandi bose nari nje kurya none nkagira se wowe bite byawe ko mvuye mu rugo gakuru arimvuye kwa Samson ahubwo nyine murokore yararimo afitanye ikibazo na Patricia hari murokore nta kibazo bafitanye dore yadetse nyine urumva ngiye ukuntu ansobaniriye arambwiye ati Patricia yagiye anyiyambaza kubera ko umutware waririye ati nkajya mukopa ibintu byinshi ati none ubwo abonye iduka ryanjye rikendeye atanaheruka Sire mpamvu uhombye utayicuruza none nanjye ubwo nibwo naga Patricia none se Patricia niba nibyo wikopesheje
ariko se mwese ntimubizi bishoko nuzi ko muzehe yagiye yagiye nzi ko dahari nimero ye ntabwo ukiri gucamo kandi murabizi ko azazana amadolari ntabwo mubizi ayo madolari azagwa mu mvura ayo madolari azaza mu rumuri rw'izuba ni ukwirirwa uririmba amadolari rega fata desi icyaha none ari no kumbeshyira ngo agiye ngo inzogara inzoga hanyuma icyaha ni ikihe nyine iyo abantu bafitanye akabazo kandi uwari bagenda ntabwo yarangwa inzoga njyewe ugarwande kandi inzoga njyewe mu nzoga amasezerano ahubwo uvuga ngo wenda ikosa rishobora kuba ari uko fata n'ibindi si imiceri ibiri wafashe iwanyu si ikarita y'amakaro ntago hayabi nawe ari kizagira kamwereke reka uramwereke waba ari ugufatirana kandi gufatirana nabyo ni icyaha ahubwo wowe jya kumwishyura ariko nanone ntabwo wamufatira ariko rero hari ikintu gihazaza kwishyura niba wambye niba Patricia yubuze cyunga mu kaga akaba yaragiye akaba nawe uyu muvandimwe yaragoherezaga ibintu kujya abarangura uko biri kose rero ni ukuvuga ngo hakaba hageragezwa nawe uhindura boutique ahubwo akayimwegera ukamusobanurira rero irasasibyo ni kumubwira yagakwiye kujya gufata ibindi ahantu aziko nanjye nkora ako niko gakosa noneho aziko mukopa noneho warangiza ukamubwira uti hanyuma se nure wundi numara kumutera isoni uzanyura none ukamubwira uti ukamusobanurira akabyumva akabyumva anye nawe uri mukuru nawe nabishokoro nakagabo nshimye ko umugabo yagiye hanze nibyo umuntu azasoba uwo mugabo we nahagera azamusobanurira ati umugore wawe rwose umugore wa pasiteri mama pasiteri muzima narafashe ibintu kwa Kazungu narafashe ibintu kwa Tadeo narafashe kwa Tagirina uyu mugore uko umubona uko yagakwiye kuba gatambyi muri quartier yose kubyo afata hose ibintu ibyo sukugayisha muzehe byo urumva atari ibindi bintu afate n'umuti w'umwana irwaye mu nda watujya danasoma we n'umuti ushaka kunywa umuti w'inzoka nibyo ndimo mbabwira uyu mugore ntiyagakwiriye kuba akora ibintu akora warebye reka nagaje ku story oya bure story singuyu yararimo ambwira ngo azamo inyobwa nande ariko koko umugabo wawe aziko inzoga bari yanjye niji neza tukaye gutwara Ngiriye mu nzu ntadapfuna imiti kamubwire rero ni mukemura ikibazo tubyo muri ibihe usa rwose ni wowe nibuka kamubwire inama nziza rero yewe uko nabibona ibyo wafashe yari umucuruzi yaracuriye inzoga urumva ngiye ko nabyumva amafaranga ugufitiye ntabwo ari menshi nawe ntubona ariko nawe wize kuri uyu musozi niba wumva ko atafitiye menshi byonyine maze kukubwira ko afitiye imifuka ibiri y'umuceri uyafashe wowe kakubwiye ko ari ideni baruhereye kuri aya ngaya yafashe umenye ngo nangahe none umenye ngo jye wanjye hafite angahe ariko nakwibuke neza ntabwo ari gusabwa kuhombeje ahubwo butike ntabwo ari hombeje ahubwo rwose ntabwo ari icirika jya kubyumva rero Patricia kagenda wowe ntidusigara tuganira n'abantu b'abagabo kubafatira mu nzu gende abantu bajya kujya kumva umugabo aramutse aje yasanga bose abantu b'abagabo ikibazo turakimenya ariko se wafashe afite igihunga ahangaha wagira ngo azagerageza Patrice umva umamagara kuri telefone azagerageza mureke n'ubundi se isaye koko ni inzoga ngewe ndarebye mbona ngo kagasozi kaba kanzonze manzenguruka uye kureba cya kibanza cyo kwa Siriro mbese ko musize mfite ryari mbese tuzobaye yaragiye aho afite amadeni nawe rero ntakundi uretse kubeshya mbese nyine nawe kuri umunyamafoto nimba utakinyuma ariko uzi ko ibintu bizira kandi agiye no mu buyobozi akakubwira ngo mwaka umuhanda uramwataka uramufasha umva mubwire wakira uriya mugore
urakibona ukuntu ari cyiza kandi iyo ndebye pasiteri anatazaga ariko reka none kiro kuviza nta kero umucyura butike yose ukoze dusigaye tumuhereze ahubwo nibyo ndaryumvise pasiteri reka azaze mubwire imigambi umufite kaga bo ngaho rero kaga umva uza kuza ngo uyicupa we uza kuza ngo uyicupa sha bona muhita ngo ni murokore nawe abakiriya banje bamazeho yo kaguguna isereri umwabusajye nka duhaje umuzakina filime nimuze tubigishe kina filime ababikeneye imikino ibintu byose ni kuri Duhuza Umuryango TV dufite abakameramani b'abahanga aba editor b'abahanga byose turabikora haba abakinyi beza mu Rwanda hose ukeneye wese uzamubonaho umustaroro wese ngo hamagara kuri 07 82 70 488 nurangiza uze tukwishokina filime neza cyane ibyo byose turabiganira ukagenda neza ufite amafaranga utayafite ufite impano turayimushakira wese ukikinira bye bye nimuze rero tubigishe byiza nawe umukinyi wa filime ubigihangage mu Rwanda ngabandi bose usanzwe ubona baca ku televiziyo baca n'ahandi hose haba kuri YouTube channel hose bizaba ari byiza cyane bye bye nkikaribu iwacu kuri Duhuza Umuryango.